ndabizi nanone ibi ngiye kuvuga ntabwo ubizi, ariko ndagira ngo ubimenye kandi ubisobanukirwe. Nihagira umuntu ukuvuga mu gihe cyawe cyashize, uwo muntu numwumva uzamenye ko ari imvugavuzi cyangwa ari inzimuzi. Ariko umuntu uzakuvuga mu gihe urimo, uwo muntu nawe ugomba kumumenya yuko ari ingoma amashyi cyangwa se ari indorerezi. Naho nihagira umuntu ukuvuga mu gihe cy'ejo hawe hazaza, ukumva ari kugusesengura ejo hawe hazaza, uwo muntu nataba ari umuhanuzi cyangwa se ngo abe ari umupfumu, uwo muntu azaba ari umugambanyi wawe. Ugomba kubyitaho ukabimenya, kuko ibimubwiye ni ukuri kuzuye kandi kwa nyako. Icyo kintu cyiteho. Uwo uzumva kuvuga ejo hawe hashize ujye umenya icyo ari cyo, uwo uzumva kuvuga uyu munsi ujye umenya icyo ari cyo, n'uwo uzumva kuvuga ejo hazaza nabwo uzajya umenya icyo ari cyo.